Ngiye kubatamo story y'umugabo bita Leon Paul. Uyu mugabo akaba yarakoze amateka ahambaye kuri iyi si. Niwe mugabo wenyine wagerageje kuba yacika gereza inshuro nyinshi cyane. Yacitse gereza inshuro zisaga 6. Leon Paul uyu nguyu yafungiye mu gihugu cy'Ubwongereza, aka naryo gihugu yavukagamo. Leon Paul uyu nguyu inshuro ya mbere yafunzwe 1999 ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa gatandatu. Leon Paul uyu nguyu yafungiwe icyaha cyo kuba yacuruza ibiyobyabwenge bigiye bitandukanye. Leon Paul amaze kumufunga bamukatiye imyaka isaga 3, abona atazashobora amezi 3 ahita atoroka gereza. Iyi niyo nkuru y'urugendo ya mbere ya Leon Paul. Kurutse kuri subscribe kuri Rwego 2, uretse kuri follow kuri Rwego 2, ndetse ushaka no kwamamaza wahamagara kuri nimero zikurikira 07899099. Uwifuza no kudutera inkunga nabwo ni kuri iyo nimero. Leon Paul uyu nguyu inshuro ya kabiri yijyanye muri gereza ajya gusaba imbabazi, avuga ati ngane mumfunge imyaka njye muyimaremo. Amazemo igihe kingana n'amezi 6 yahise ongera aratoroka. Leon Paul izindi nshuro zose yatorotse baje kujya mu gatero, ubundi turabona nta kintu cyo gukora, baramubohora bati ishire wizane, gusa ntiyemerewe gusohoka igihugu. Leon Paul uyu nguyu yaravuze ati buriya mu mateka abaho ku isi yose nta gereza n'imwe ibaho ku isi utatoroka, nta gereza n'imwe utacika. Iryo ni ryo jambo rikomeye Leon Paul yavuze. Yavuze ati nta gereza n'imwe ibaho kuri iyi si y'Imana utacika. Uko yaba yubatse kose, uko yaba yareshya kose, uko yaba ihagaze kose, gereza yitwa gereza, kandi nta gereza n'imwe utacika. Atariko ikintu cya mbere cyo kigoye ni ugucika amaso ya leta. Leon Paul yavuze ati gucika gereza biroroshye cyane, ariko kuyicika ukajya hanze ukidegembya ukagakora ibyo usanzwe ukora nicyo kintu cya mbere cyo kigoye. Iyo ucitse gereza buri kintu cya mbere kiba ngo gukora wirinda kujya mu maso y'abantu wakoreye ikosa, kandi ikindi wirinda ikintu kizajya kuguhuza na polisi cyangwa se inzego z'umutekano izo arizo zose. Ikindi kintu gukora ngo nibibaye na ngombwa nubwo biba bitashoboka wakakuye kuri icyo gihugu. Gusa yongera avuga ati ibyo ndi kubabwira ntibiba bishoboka, kubera ko ikintu cya mbere bakora ukimara kuva muri gereza bavuga ngo umuntu witwa gutya yacitse. Ikintu leta ikora cya mbere, imipaka, imbuga z'indege, gare zitandukanye, ndetse n'ahantu hagiye hari linye za gari ya moshi ku bihugu byo hanze, ngo barahafunga. Bivuze ngo nawe ukabona ahandi hantu ho guca ufite, usibye kuba aho ngaho uri ukiyoberanya amabaka. Nicyo rero cyatumaga rero ngo nisubiza kenshi muri gereza nkajya gusaba imbabazi. Leon Paul wifuza igice cya kabiri cyangwa se wifuza ko twazakomeza n'inkuru ya Leon Paul, waduhamagara cyangwa ukatwandikira kuri nimero zikurikira 0788100979. wifuza kudutera inkunga nabwo niyo nimero. Nkwibutsa yuko tuzasoza nkubwira ukuntu Leon Paul ashobora kuba yaracicishije umuntu wari uri muri gereza ari hanze. Leon Paul niyo nshuro ya 7 yafunzwe. Wifuza ko iyi nkuru nazo yakubwira, wanyandikira muri comment cyangwa ukaca kuri groupe yanjye ya WhatsApp, nayo turabaha link yayo muri no link yayo ibona ahangaha muri no video. Murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Rwego 2 WhatsApp. Nkwibutsa yuko dufite abafatanyabikorwa harimo Afrokeys cyangwa se Kizboy. Wanyandikira kuri account zabo za TikTok, YouTube channel, ugakora subscribe. Nkwibutsa ko dutegura ibiganiro bya buri munsi cya Afrokeys gitunda gutambutswa na Rwego 2 kuva kwa mbere kugera ku cyumweru. Uramutse wishimiye story yanjye cyangwa se ushaka kunkoresha ushaka nko wa supporting, ntacyo nahinduye. Ngubu urwego rwa mbere ndashaka ku mbaraga ni L2 cyangwa se Rwego 2.